uri Imana nyamana, uri Imana ishobora byose, uri Imana yihagije ku buzima bwacu, uri Imana iturinda aho tureba ikaturinda naho tutareba. Data turagushimye ku bw'iki kiganiro, turagushimye yuko gitambutse neza. Data bacyumvishe kibagirira umumaro, abacyumvishe kigiraho kibakura naho kibageza. Byonyine gukina Rayon Sport numvaga ari igitangaza, narayikundaga mu bwana, famille bakundaga Rayon Sport. Nasomye ijambo rirambwira muri Bibiliya rivuga ngo ibintu byose turabyemerewe ariko siko byose bidufitiye umumaro. Ubu njyewe nsigaye nkora ibifitiye umumaro. Nukuvuga ngo izo nzoga ntago naziretse kuko nitwa murokore cyangwa ikihoya. Ntago nagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi igihe kinini kubera ko twabuze ababyeyi, ndumva nabuze ababyeyi bombi mfite imyaka 10. Twasanze nabari ababyeyi baca incuro kugira ngo tubeho. Iyi ni UC Sport TV, turabasuje mwebwe mwese aho murereye atandukanye, byo murimo bitandukanye, twizere ko biza kugenda neza kandi turabasengera bigende neza. Reka nsuhuze Vincent ahere mu gihugu cy'Ububirigi, ndagusuje cyane wowe uyobora abafana ba equipe ya Rayon Sport muri icyo gihugu cy'Ububirigi. Nyamuneka nimba urebye ino video uri uwa mbere, reka nkusabe kora subscribe kandi niwagirwe gukora share. Tugiye kuganira n'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, tugiye kuganirira kuri Sheba Hotel iherereye hano mu Kiyovu. Ni hoteli nziza, ni hoteli wahasanga service nyinshi zitandukanye kandi bazitangira ku gihe. Ikindi kandi nuko bazitanga neza. Ndavuze ni tugiye kuganira n'umukinnyi ukomeye. Iyo tuvuze mu bakinnyi bakiniye u Rwanda muri za, donc tuvuze nka generation zo muri 2005 kugeza n'ubu ngubu, Pekeyake waburimo 2000 kangahe buriya? Nje nagezemo muri equipe nationale muri 2008. Ariko kariyeri yo yatangiye kariyeri ya muri Premier Division nagezemo 2006 2007. Voilà, novuga ngo iyo generation tuvuze umupira Pekeyake yakwisanga muri iyo generation. Twishimiye ko kwakira uyu munsi Pekeyake. Murakoze cyane. Umeze ute? Ndashima Imana. Urashima Imana. Ni kuvuga Pekeyake, ariko ubundi Pekeyake ni iryanyaryo cyangwa ni yitwa tueke? Pekeyake ni iryanyaryo. Nabo? Riri kwirangamuntu. Riri kundangamuntu. Irindi harya ni rihe? Tuyisenge Pekeyake. Tuyisenge Pekeyake. Pekinyo. Ahubwo ka Pekinyo niko ka aka. Kuki bakwitaga Pekinyo? Ni umuzungu nago yarazi kuvuga Pekeyake neza. Yavugaga Pekinyo nibyo byamworoheraga. Tugiye kuganira nawe, tugiye kuvuga ku mateka yawe, utangira ubundi nk'umuntu ufunguye video akakanya. Mwibutsa ama equipe wakiniye. Kuko nge nayavuga ariko buryo yo nyiri ubwita byivugiye biraryoha. Natangiye umupira nkiri mutoya, ariko amakipe kugera aho umuntu asinya lisanse gutangira gukina nahereye muri Sport mu cyiciro cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri. Niho nakinnye, nabwo ntago nakinnye igihe kinini, nakinnye saison imwe, saison ikurikiyeho nibwo nagiye muri Rayon Sport. Ariko rwari urugendo mu mwaka rwari rukomeye kuko nabanje gukora test ahantu habiri muri uwo mwaka. Nakoze test muri Kiyovu no muri AS Kigali. AS Kigali iranshima, ariko kuko twari turi muri pre-season dukina umukino na Rayon Sport ngitwaramo neza, biba ngombwa ko Raoul Rushunga asaba ko naza muri Rayon Sport kuko nawe ntarasinya muri AS Kigali, nitangira muri Rayon Sport. Nuvuga ngo nayo ma equipe kugeza kuri ubu ngubu uri muri Gorira? Oya. Yego. Ubwo nagiye muri Rayon Sport, mva muri Rayon Sport njya muri Police, mva muri Police njya muri Etincelle ku Gisenyi, mva muri Etincelle njya muri Kiyovu, mva muri Kiyovu njye Burundi muri Vitaro, ni nayo mwaka umwe. Mva muri Vitaro nza muri AS Kigali, AS Kigali Musanze, mva Musanze nyinira equipe ya Miroplast umwaka umwe, subira Musanze, ubu ndi muri Gorilla FC. Uri muri Gorilla FC. Hanyuma kariyeri yawe muri ayo ma equipe Pekeyake byari bimeze bite? Reka duhere, ubundi bikunda kugorana cyane iyo bigitangira, ariko mbere ko tunabijyaho bigitangira twibutse Pekeyake ubundi ni umwana uvuka hehe, avukana n'abana bangahe se, arubatse, dusangize. Murakoze cyane. Nje
mvuke Gikondo CGM ni agace kahoze bayita muri Okamu kera, ni munsi ya Ecole Zairoise. Nkaba mvuka mu muryango w'abana 5, nkaba ndi wa kabiri, abahungu 3 n'abakobwa 2. Ntago nagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi igihe kinini kubera ko twabuze ababyeyi, ndumva nabuze ababyeyi bombi mfite imyaka 10. Byari ubuzima bugoye kuko kuba ufite imyaka 10 nyuma yo hari abana 3. Twagiye na mukuru wanjye twarwanye urugamba rwo kugira ngo turebe ko bari umuna bacu n'abashiki bacu bakura. Ariko kubera impano ya Nyagasani nisanga ndi mu mupira bigenda neza. Wow, urwo rugendo navuga ko rutari rworoshye gukura uri imfubyi udafite ababyeyi bombi, urerana ba rumuna bawe, niki cyabigushoboje Pekeyake? Buriya mu bwana batoya twari dufite ababyeyi hari ibyo bari baradutoje, badutoje kubaho dukora. Ntago twigeze tuvuka n'ubundi, ntago twasanze nabo bishoboye cyane ku buryo twari guteta. Twasanze nabo ari ababyeyi baca inshuro kugira ngo tubeho. Urumva rero kubabura, hari esprit badusigiye, biba ngombwa ko dukurira muri esprit. Gusa bataragenda mu myaka 10 mfite niga mu wa 3 numva primaire, nibwo nabonye ko nshobora kuba afite impano yo gukina umupira, kuko umubyeyi wanjye yaganiriye n'undi muri quartier, umubyeyi amubwira ko afite umukinnyi ukina umupira akaba yigira ubuntu kubera ko akina umupira. Mama wanjye rero twari kumwe, ariko mbona aguye mu kantu ko yumva ko hari ababyeyi batari kuhangayikira minerivare kubera ko abana babo bakina umupira. Bituma rero ko icyo gihe nari umwana ukunda acrobacy, nakunda kujya mu gatenga kwa Karirosi gukora siporo, ibintu bya acrobat, ariko nkakina n'umupira nyine, urumva nari muto cyane. Ariko byatumye mpitamo kujya mu mupira cyane kuko nanumvije ko umuntu ashobora gukina umupira akigira ubuntu. Mbikora ari kugira ngo ndebe ko nafasha mama wanjye, kuko nabona ukuntu ahangayika yabuze minerivare. Ariko ntago byantwaye igihe kuko nahise nangira kwigira ubuntu ku ishuri muri primaire. Ntago byakomeje nkuko nabishakaga ngo mama yagira ibyo byishimo, kuko ntago yatinze nyine. Ariko niho naboneye ko mfite impano yo gukina umupira. Yego. Nikibuka kuri mama kuko ufite amahirwe ko ubyibuka a 12 ans, ku myaka 10 hari abantu batibuka ababyeyi babo cyo babaganirije. Ni ibintu bikomeye. Ikintu cya mbere gituma ntamwibagirwa nuko ari watumye nkina umupira. Muri esprit yo ku ishuri ndibuka twakinaga interscolaire za primaire, akaza kureba match. Akaba yicaye ku kibuga ku buryo kera hakinaga abantu bafite imbaraga. Hariya zambura butura. Imbura butura. Yego. Bikaba ngombwa yuko babona agataye kanjye nari mutoya cyane, ariko nzi gukina, noneho bakavuga ati karakana barakagwira barakavuna. Ariko uko mama we yashakaga ko nyina nkagaragara nkazigira ubuntu, ntago yagira, iyo yumvaga hari ushaka kundwanya ngo kuko mfite taye ntoya ngo bashiremo umusore, we yahitaga mvugira aho ngaho, ugasanga ari aho n'abarimu bamaze kumumenya. Akanshigikira. Nicyo kintu cya mbere mwibukiraho. Ni ikintu gikomeye kuko biranambabaza cyane kuba wenda narageze ku rwego nkinira igihugu cyanjye adahari ngo abone ko ibintu yanshigikiyemo byari bizima. Hanyuma urugendo rw'umupira ruba ruratangiye, ruzamuka rutyo, ni ugera muri equipe ya Sport bwa mbere, ni biki byagiye bisa nkaho bikugora Pekeyake? Muri Sport nta ibintu byangoye. Urumva nari ngeze ahantu nsinya amasezerano kuvuga ngo mfite lisansi yo gukina, ndi kugendera ku mategeko. Ubundi mbere nakinaga umupira usanzwe nkawukunda cyane, nkabashobora kwirirwa nkina kuva mu gitondo kujya ari mugoroba, ariko njya ahantu bisaba ko bakora amasaha 2 bagataha. Ariko urugendo rw'umupira kwa kurwa twatangiye mu mashuri, nize ku bigo byinshi cyane kubera nigira ubuntu. Urumva uri muri ya generation ya Speje? Nize kuri Speje, nize Esanya Rugunga, hari baba Kamina banga ba Ruberi. Nukuvuga ngo nize Aprede Indera. Nuvuga ngo kugira ngo nige nuko nabaga nakina. Yego.
rero wasangaga kugira wigira ubuntu nabwo ukora imyitozo myinshi cyane kugira ngo wemererwe kwiga. Ngeze muri siporo rero ko mfitemo iyo competition yo muri interscolaire ko ibigo byinshi nizeho byageraga finale mu rwego rw'igihugu, yaba muri troncome yaba primaire. Ndibuka no muri primaire ntangira kwigira ubuntu kubera nabishizemo imbaraga, ikigo nizeho nakigejeje finale mu rwego rw'igihugu. Wow. Muri troncome naho nuko tugera finale. Muri secondaire muri cycle supérieur naho aspeje tugera finale. Ntago aspeje ntago nakinaga cyane, hari abakinyi benshi cyane bakomeye benshi kabisa, ni ahantu habaga na ba baby bawuza mu Konderiasi bayiranzi nibwo bari kuhava, mpajya bari kuhava, ariko hari abakinyi benshi bakomeye cyane ku buryo generation yacu kugira ngo ukine habafataga abakinyi hafi 40. Ni ikigo cyakundaga umupira cyane ku buryo kwikoresha imyitozo hari bashizeho itegeko tukajya tuva Rwamagana tukagera i Kayonza buri mu gitondo saa 10 kugira ngo ujye mu ishuri ukabanza ukajya cross kwanza za mu gitondo. Ubaze rero uri mutoya wiga mu wa gatatu secondaire mu wa kabiri, niho umuntu ubundi yakomereye, niho nakomereye cyane, niho nagize esprit yo gukina umupira kandi ndi mutoya, abantu bakagira ngo ndi mukuru kandi ndi mutoya. Hari iyo generation yanyu peke, hari ibintu mushinjwa byo gukoresha amarozi no gukoresha amafaranga nabi? Iyo generation nta kuntu tutabishinjwa. Twaje muri generation yari goye cyane, yarimo abanyamahanga benshi. Sure. No kuvuga ngo kugira ngo ube umunyarwanda ukina umupira ntago cyari ikintu cyoroshye. Harimo abantu babifata nkaho ari blague, ariko kugira ngo ujye mu ikipe mu ciciro cya mbere muri kiriya gihe, gukina mu ciciro cya mbere byonyine byari bigoye. Rero umuntu ashobora kubivuga ko habayo hayo marozi, urumva habaga hari abanyamahanga benshi. Ngo hari imico myinshi itandukanye yari iri mu gihugu mu buryo mu mupira w'amaguru. Rero bivuga afite ukuri kubera ko byari bihari bitewe n'imico yari ihari, imico y'abanyamahanga yari ihari. Ariko ku banyarwanda twebwe hari esprit twakuriyemo. Nk'ubwo ushobora kuvuga ngo ibintu by'amarozi ariko ukirengagiza iyo background inkuha yo muri primaire cyangwa muri secondaire. Nukibaza none si izo primaire nekiniraga cyangwa secondaire aho nagejeje ibigo byanjye nuko nakoreshaga amarozi. Twebwe iyo esprit twakiniyeho yo guhangana kandi tugahangana n'abanyamahanga, akaza mugahangana noneho akanazana n'ibyo ngibyo byitwa kandi barozi kugira ko intimide akwereke ko yaje guhaha. Donc barabarogaga. Nukuvuga ngo ntago navuga ngo barandogaga kuko nge hari ibyo nabonye bimeze nka esprit gusa, kuba wakwentimida umuntu ukamwereka ati njyewe nibi nabikora kugira ngo nyine na kubyamarozi, kuko ngiye ku giti cyanjye hari ibyo ntemera, ariko nabonye kandi nkabona umukinyaza akababwira ati nge ndatsinda ibitego 2 akabitsinda. Oya. Ariko nani nkagira urwego nari niho kuvuga tumva panga uyi liste ngomba kuba nyirimo nanjye nkayijyamo. Ubwo ufite ibyo yemera avuga ati karakana nako karakaze. Ariko ku giti cyanjye kuba iyo generation ishobora kubishinjwa ntago nshobora kujya muri kubikomantaho cyane, gusa nzi neza yuko byarabaga. Yego. Kubijyanye n'ubushobozi kuvuga ngo bakoresheje amafaranga nabi, Clarisse wenda wowe uranzi sibyo, ariko umuntu uramutse umubwiye ahantu wakuriye ubuzima wakuriyemo yarangiza akumva ko bakoresheje amafaranga nabi, ndabona ko ahubwo uri umusazi. Ariko ngiye nka Pekeyake ku giti cyanjye mvuze uruhande rwanjye ni n'ibintu bimbabaza kuko na n'ubu ngubu ntago ndabyakira. Nakinye mu makipe, nyina muri Rayon Sport, nyina muri Police, nyina muri AS Kigali, nyina muri Kiyovu, ayo ni amakipe akomeye mu Rwanda twemera. Ariko nta muyobozi n'umwe w'iyo kipe cyangwa iyo kipe nyijyamo ushobora guhagarara hari ngavuge ko yamaye miliyoni 2 cash. None se ko ntari umukinnyi mubi kukinge nagurwaga make, ariko kubera ubuzima nakuriyemo bwanyemeraga ko niyo by'abihumbi 10 biri bufashe famille yanjye. Nago nitaga kuri kubyo bariye, sinitaga ku mafaranga ekipe itampaye, nitaga kuyo ndi bwinjize ngewe kuko nabaga nta manager nari mfite, nakuriye muri ubwo buzima nta mama nta papa. Kuba Kiyovu imbwiye ngo ngwino tukurekrite nimba nahembwaga 150 tuvuge muri etenseri, Kiyovu ikambwira ati turagwa 200 n'urugero kandi wenda uragaruka i Kigali mu rugo nkaza sibyo, ariko recruitment kuvuga ngo turakugura aya ngaya nta mafaranga bampaga Karari.
nyine kubera izina umuntu aba yakoze yego ushobora gukina umupira ukagaragara ukaririmbwa ariko abantu bakibwira ko ukuntu uri kuririmbwa ari nako uri kwinjiza yego aho hantu abantu babyibeshyeho cyane kuri generasiyo yanjye njyewe mbifite experience yabyo kuko ntabwo ushobora kumbwira nimba naraguzurwaga miliyoni imwe umvanye Gisenyi nta nubwo barayamaye plutôt ni urugero nantanze kuko mva muri Etense nza muri Kiyovu bamaye 400 uri kumva ndabivuga ko abayobozi ba Kiyovu bicyo gihe barabizi kandi arabo bagoraga miliyoni 5 kandi ndi titire sinzi impamvu nta nubwo nabidiskitaho icyangombwa nuko nabagombaga kuba mfite akazi ubwo rero ni za komisiyo twumva mu mupira wacu ntabwo mbizi kuko nta n'uwayinsabye ngo nyimwine njyewe simbizi hari n'igihe nigeze kwicara mbwira umuntu wese basi nimba ari komisiyo wambwiye ariko nanjye nkabona amafaranga ariko ntabwo ngiye gushinja umuntu ariko ibyo byose abanyarwanda bagomba kubyibaza kubera iki yakinnye kuki yari titirera hanaha kuki yakinnye umupira ku rwego runuru kuki iyo bajyaga kugura abakinnyi batamuhaga amafaranga nk'uko twumva abandi bagurwa ntabwo rero hari igihe nicara bikambabaza gusa nkabura icyo nabivugaho hari n'abavuga ko disipurine yawe atari nziza mu kibuga njyewe ibyo byose ndabyemera impamvu bavuga ko disipurine atari nziza nimba nje muri ekipe mukanyemera kuma miliyoni 2 nkakina sezi karangira mutarazima kandi nkumva haruguzwe 5 akaza akicara ku ntebe nkabona nje ndimo ndahatana kugira ekipe ubona amanota 3 aho bikomeye nkabona muranyitabaza kuki nashobora kurekera mvuga ati se kutamutarama amafaranga ahantu henshi nashinjwe discipline na ahantu babaga ndi kwishyuza amafaranga yanjye urumva Kiyovu discipline kuvuga ngo indiscipline nayikina imyaka 2 yose ntago nigeze nanga gukina match kubera ko batampembye ariko ibintu ahantu abanyarwanda barabizi amezi yashiraga Kiyovu itarahemba ariko narihanganaga nkakina ahubwo igihe amafaranga abaga agiye kuza bagiye kugura abakinnyi wasangaga bakwirengagije nimba amafaranga abonetse y'imishahara ugasanga bashatse kukwirengagiza kuguhemba kandi igihe atarahari warihanganye ugakina indiscipline iri mu bintu byinshi umupira wacu kubera kubishinja abakinnyi kuko ningira indiscipline ituma mu kibuga nitwara neza aho ni indiscipline ni indiscipline ariko nimba mu kibuga nkina neza ubuzima bwanjye nakuriyemo nimba ndi imfubyi nimba hari ukuntu nakuze mfite kode zanjye no urugero ntago mbishigikira ariko buri wese ugomba kumenya ukuntu yakuze ugomba kumenya umuryango yakuriyemo rero ntago njya nemera ko ndi discipline kuko nta mutoza n'umwe wahagarara avuge ngo naramututse nta mutoza wambwira ati Pekeyake narambwiye ngo akora iki ngiki aracyanga ahubwo njye naziraga iki njye naziraga yuko niyamini yakonze umupira kandi na n'ubu ngubu ndabivuga njyewe nabwiraga umutoza nshira mu kibuga nsindi igitego akabikora nkagitsinda ubundi akemera birikomba iyo yabaga atabishaka yanshiraga hanze naba ndi hanze nkababara kuko nanjye mfite umuryango mfite famille kuva mu bwana nari responsable kugeza n'ubu none nashatse umugore na mfite abana nukuvuga rero indiscipline umuntu akenshi bafashe ibintu bya indiscipline babishira ku bakinnyi kugira ngo babone uko babarwanya ntabwo abakinnyi bose beza igihugu cyagize bose bariho kese za indiscipline wayi kubera iki yego abanyarwanda bagomba kubyibaza reka nsubire inyuma gatoya Pekeyake gusa nkaho uvira icyuya abavandimwe bawe niki wishimira wabagejejeho tubwire bameze batubu ngubu wishimira nyine wabagejejeho bivuye mu kubitaho no gukina umupira ni ukuvuga ngo urumva hari umutoya ufite nk'imyaka 4 taratangira na primaire ariko kuvana umwana aho ngaho ubu ngubu akaba afite umwana akaba ari umugore ndabyishimira ushobora kuba mu buryo bufatika bigaragara wenda nta nzu namuguriye nta modoka namuguriye ariko kuba naramurihiye ishuri nkaba naramufashije icyo gihe agasabuni nkaba naramufashije icyo gihe mu buryo bwo kubaho ni byinshi ubu nishimira ko ubu ni responsable afite umwana afite responsabilité nawe ze yabaye umugore undi yabaye umugabo nawe afite urugo mbega uwari bucura icyo gihe uba rubatse uba afite urugo ni ukuvuga ngo ibyo byo ndabyishimira ariko burahari ryari ba mama na papa bataha habanje mama mu 2000
papa apfa 2004. reka tugaruke noneho muri kariyeri Pekeyake, uvuze amakipe menshi wagiye ukinira, watubwiye impamvu kandi wagiye muri football, watunyuremo gato mu buzima bwawe ukiri mutoya, twibutse noneho tunyuremo muri make amakipe wagiye ukinira, n'ikipe waba ufite ku mutima ubu ngubu tubwire impamvu ariyo uhitamo. Urumva nakiniye amakipe menshi kandi yose akomeye, usibye APR na Mukura, ndumva mu makipe yo mu Rwanda akomeye yose narayakineye, ariko buri kipe yose ifite umwihariko wayo. Hari ekipe nakiniye ndagaragara, nishimira ko imbaraga natangaga abantu bazibonye, abanyarwanda barazibonye, ni Rayon Sport. Nuvuga ngo kuba ndi muto, kuba nkora muri condition ko nakinye hari abanyamahanga, nta ibyo kuha avantage umunyarwanda nta byari bihari. Nimba narakina ku mwanya umwe na Kabongo Honore, ubwo hakaba hari abakinyi nka Banyumbaira Rubey, hakaba hari abakinyi, hari abanyamahanga benshi, ariko nkakora nkajya mbona ndi mu kibuga, nkakora nkahamagarwa mu ikipe y'igihugu. Iyo Rayon Sport nicyo nyishimira, ni ikipe imbaraga ufite urazerekana kandi abanyarwanda bakazibona. Nkivamo njya muri polisi ibintu byose bihinduka, kuko urumva njye nari muto, ibyo byose nabikoraga nta manager, ariko ninjye fatiraga decision. Nakinira Rayon Sport nta n'ibihumbi nakubwira ngo bampaye 100 bya recruitment, 100 ntabyo bampaye. No, usibye kuza nkasinya lisanse, ubundi bakamemba amafaranga tutana negosi. Ariko kuko nakuze byonyine gukina Rayon Sport, mvuga ari igitangaza, narayikundaga mu bwana, famille bakundaga Rayon Sport, noneho nje kumva Rayon Sport ishaka, narise ngenda nta nubwo nigeze mbabwira ngo murama amafaranga, murama ngahe. Musareri bampaye bwa mbere ntabwo ari sareri twicaye ku meza ngo tuganire ngo muzamaya, nje nishimiye kuyijyamo, noneho nge nangije ndakora. Ariko maze kumenyekana, maze kujya mu ikipe y'igihugu, amafaranga ubundi menshi natunze mu buzima bwa kariyeri yanyu mpera nayo mu ikipe y'igihugu, kuko nta club yahagarambye ngo yama amafaranga menshi ntayo. Bine amatsiko yo kumenya nk'umushahara wa mbere bwa mbere wawe. Ni 100 na Rayon Sport yampembaga. Niyo umushahara wa mbere. Urumva ubu guhindura nkajya muri polisi, urumva nayo maze umwaka nkina ndi mu ikipe y'igihugu, ndi mu ikipe y'iguhatanira igikombe nka Rayon Sport. Nari ubuzima nari ndi kubamo, izina ahantu ryari rimaze kujya, nari nkeneye amafaranga kuko responsibility zari zabaye nyinshi. Nukuvuga ngo ndavuga ko nari fite barumuna banje aho ngaho, ariko hari babyara banje, hari bene wacu, hari ba data wacu, n'abantu babaga mu buzima bwo hasi. Urumva niba bumva bafite umwana uri mu ikipe y'igihugu wamaze kugira izina, babarita bamukenera, ikibazo cyose bagize baramwitabaza. Rero nageze ku rwego nkaba mfite iryo zina, ndi mu Mavubi, ariko nta bushobozi mfite bwo gukemura ikibazo muri famille. Niho kubera ko nari muto, umujyanama nari mfite yari koca, kandi burya umutoza nyine nawe abagucaka, abashaka ko utanga umusaruro mu ikipe afite. Buri mutoza ashaka umukinnyi mwiza. Mfata decision ku bwanjye mu buzima bwanjye nafashe, numvaga nyifata numvaga nta kibazo, ariko icyumweru kimwe nari sendegreta kuva muri Rayon Sport njya muri polisi, icyumweru kimwe nese nicuza, kuko ibintu byose byari se birangira. Ni naho kariyeri yanjye yebye yari irangiriye. Kujya mu ikipe, wari uri mu ikipe uhangana, ufite intego, shaka gutwara igikombe, shaka gukora nkaba nagurwa n'ikipe yo hanze. None ugiye mu ikipe utashobora gusobanukirwa ibintu ishaka, bashobora kubyumva wenda bakagira ngo nibe bajye bareka tubabwire. Giye mu ikipe batari kureba ikibuga, batangiye kureba inyuma y'ikibuga. Ni ikipe ya polisi iriya, ni ikipe ndumva nkijyamo kwanza, batuguze najyanyemo na Jimmy Gatete, uwo bita Pizorera Siriro na Weborolens, batuguze tura kinyafe 6 bavuye muri Rayon Sport. Nibwo bwa mbere bari batangiye kugura umukinnyi bashaka gukomera, ariko ubundi bari bamaze imyaka myinshi barwanira kumanuka. Urumva uwo mwaka wa mbere babaye aba gatatu, urumva, ariko ntago
sinzi bari bafite byinshi nabo byo kumenya. Amafaranga ni meza ariko nanone mu mupira w'amaguru nakunze kubivuga, niyo mpamvu dushindwa ko nyine twariye amafaranga nabi, kuko twe nayo twabonye, twe twarakinaga tugaha umusaruro aho tukina ntituyabone. Ariko nk'iyo muri abapeti bo muri iyi minsi mamona, ariko umwana nyine tujya tubibabwira nyine, kuko hari umbaza ati ku mupira wo mu Rwanda ubona ari iki gituma udatera imbere, ariko impamvu nta yindi, nayo mafaranga abanyarwanda turayakeneye, ariko sari guhabwa nde, byabaye business nyine, ntago bikiri umupira, ni business. Ntago bagishaka ko hariho ikipe izagera cyangwa aho umukinnyi yagera, barakina agasezo kamwe bamuha amafaranga, dusezo tubira itabura. Ngiye maze imyaka 10 n'ingahe n'itatu wenda sibyo matana, ariko biragoye ubu ngubu zino generation ku mwana azakina imyaka 7 basi. Bona ari iki kibitera kizabitera nyine ni nayo mafaranga, kandi amafaranga arakenewe, ahubwo ayo mafaranga bayashiremo ariko muri competition. Bahere mu bana batoya, umwana amenye ndakina imyaka 10 nzabe mfite inzu, ndakina imyaka 7 nzabe mfite iyo nzu n'imodoka, ariko nkinnye imyaka 7, kuko umwana yakina umwaka 2 aritagura iyo nzu n'imodoka, ubu arabakora iki, ashaka iki, competition itijya hasi cyane. Kandi noneho bitewe n'umuntu wamufashe, umuntu uri kumufasha, ibingibi twita aba manager, ibingibi ngo manager ngo umuntu nguriya ngo ni wakanaka ngura wakanaka, karari biratubabaza twebwe, ntago ari ishyari. Abanyarwanda batabyumva nabi, ntago ari ishyari. Twishimira ko barumuna bacu bashobora gutera imbere, ariko mu rwego rwa competition biberi hasi, ntago bashobora kubyumva nyine abantu. Hanyuma reka tuvuge gato kuri kariyeri yawe mu ikipe y'igihugu Pekeyake, mikino wibuka myiza, ibihe ujya wibuka iyo wibutse ikipe y'igihugu ko wayikeneye. Ni ibihe byiza cyane nabigize, kuko nge ntago natinzemo cyane, ariko hari sekafa nakinnye nubwo tutageze kure ku giti cyane, ko niyo ya mbere, niyo selection ya mbere nari mpamagawe yari sekafa, ku giti cyanjye nitwara neza. Nyuma yaho sekafa yihe yari sekafa yabaye 2009 yabereye Bugande Kampala. Yendi ya mina za yabaye Meri Biteri niyo irani ya nyuma, ni ya nyuma yayo, ni ya nyuma yayo. Rero iyo sekafa urumva niyo selection ya mbere nari mpamagawe mu kipe y'igihugu, ndagenda kandi mbona umwanya wo gukina, kandi hari abakinnyi bakuru ba Romamija, ba Jimmy Gatete, ba Bokota. Ndumva iyo nuza Jimmy Gatete ntago yigeze agira, ntago yigeze aza. Ariko nyuma hari match yindi nagiye musimbuye nayo ya Algeria, nitwara neza, nakinnye iminota mike ariko ariko nge ntago mvuga ngo nakinnye ibintu byatari mu ikipe y'igihugu, kuko nge ikintu nishimira nuko generation nakinnye nayo abakinnyi bari mu cyo gihe, ubu biragoye ko wavuga ko ari umukinnyi wari kujyamo mu bana bahari ubu ngubu. Sinzi abanyarwanda bajye babyibuka, bibuke ibihe Amavubi yagize, bibuke abakinnyi Amavubi yagize bakomeye. Kuba Pekeyake nari mfite imyaka 18 19, nkahagarara mu kibuga kimwe na Katauti Nyakwigendera, nkahagarara mu kibuga kimwe na Gatete Jimmy, nkajya muri ritme imwe na Bokota Alabama na bambuye twite hariya, yari ikipe y'igihugu ikora selection y'umuntu mwiza. Niyo mpamvu je nabyishimiye, nari ndi kumwe na generation ikomeye cyane, kandi mbana nayo neza, nkaba nakina. Urumva nimba uri guhanganira umwanya na Saida Bedi, Olivier Karekezi, Jimmy Murisa, Bokota, niyo ni imyanya navuga y'imbere nahatanaraga nabo, ariko nkabona byibura mbonye 18, byari ikintu gikomeye cyane kuri ngewe. Hanyuma Pekeyake, ni nk'ikiye gitego wibuka ushobora kuba waratanze kuri uriya mwanya ukinaho nyine umuntu akagucaho yitego ukaba ukikibuka nk'ubu ngubu? Nkagitsindisha, ukagitsindisha, umuntu anciyeho nkatsindisha igitego. Ngewe muri kariyeri yanjye nta kosa nigeze nkora ngo nsindishe igitego ikipe yanjye. Gabanya imyaka, ntago nigeze ngabanya kubera ko nahuye n'igisebe mu butoya, nahamagawe mu kipe y'igihugu y'abategereje imyaka 17,
nkora imyitozo ku bwanjye nyine ntibanshira muri 18 ariko nabonaga merita kujyamo. Iyo turi irarangira bampamagara mu batengeje imyaka 20 ndakeka imwe ya ba UDD batwaye hano mu Rwanda mu batengeje 20 narindi selection bari bampamagaye ni 2009 bari bampamagaye ariko bari bamaze igihe babitegura bakora imyitozo. Bampa impamvu sinayumva yuko ngo bamaze igihe bategura ngo nyine ngo nge ndi mushya kandi bari bampamagaye ko bari banshimye twakinye match nabo mbona bampa impamvu sinayumva. Ubwo rero muri uwo mwaka nibwo bampamagaye mu equipe nationale Incuro bituma nshiraho imyaka yanjye y'ukuri kuri passport kugira ngo nuzuze ibyangombwa byanjye nese nshiraho imyaka yanjye y'ukuri kugira ngo batazampamagara mu ntoya kubera uburakari. Kubera ko nahise mvuga ati mu ntoya banze kumpamagara banze kunyinisha Incuro iranyinishije ngiye kushira imyaka yanjye y'ubakuru n'undi mukuru nyene. Imyaka nashizeho yari y'ukuri. Ubu ngo ufite ingahe? Ubu ngo mfite 30. Yego. Wow. Hanyuma reka tuvuge gato kuri kintu Pekeyake ni nk'ibihe bintu byakubayeho mu buzima bwawe wicuza? Kintu cya mbere mu mupira w'amaguru. Yego. Cya mbere ni ukuva muri Rayon Sport. Cyo kintu nicuza. Ibindi ni ubuzima ntago mbyicuza. Ubuzima nyine ubamo ni ubuzima bubaho. Ntago nta kindi kintu nicuza. Ikintu cya mbere nicuza ni decision kuva muri Rayon Sport njya muri polisi. Kuko nyine yahise inyangiriza kariyeri yanjye y'umupira. Nkavuga ati mbega nahise mvuga ati yo nguma hariya ubu mbameze gutya kuko niho wenda hari hameze nko mu rugo nari maze no kuhamenyera. Ariko ibindi by'inyuma nagiye mfata ama decision akomeye kuko mfata icyemezo cyo kuza muri Rayon Sport urumva nahagaritse ishuri. Ntabwo uruhande rumwe ndyicuza kuko umupira warantunze naho waransunitse kuva muri ubwo kuri iyo myaka kugeza ubu urantunze kandi mbona uzakomeza ukananunga na nyuma yaho. Ntabwo rero navuga ngo nabyicuza gusa ikintu nicuza niyo decision gusa nafashe kuva muri Rayon Sport njya muri polisi. Ugize amahirwe yo gusubira hashize ugahindura ibintu nka 3 nibihe bintu wahindura? Ugize amahirwe ibintu 3 ni byinshi. Yego. Hari impinduka kwanza ubu nakoze za mbere zo gukizwa kwakira agakiza zo kutuza nkanyurwa nuko ndi nkasenga nkatuza nkumva nabirenze kuri njyewe. Mbere nabagaho mpangana nageraga esprit yo guhanganira ikintu nkabati kinzakigeraho ariko naje guhura n'ubuzima nyine ibintu byinshi nza kubona yuko akenshi ibyo tuhanganira ntago tubibona. Ndatuza nsigaye ndi mu mugambi w'Imana. Wow. Ikindi nahindura mu buzima biri muri ibyo zo mpinduka nagize kubera ko mbere nizeraga abantu cyane numvaga uko ntekereza ari nako abantu batekereza. Nimba nshatse kugira neza umuntu numva ko nawe ariko abatekereza kugira neza ariko nasanze uragenda wiga nasanze njyewe n'undi niwe nubaha umuntu ko ari simucira urubanza. Mbere nabaga nacira umuntu urubanza aba navuga turi impamvu bigenze gutya no kubera gutya ariko ubu ngubu nta muntu ucira urubanza n'umwe. Niki cyatumye ukizwa? Muri ubwo rugamba rwo kuhora ushaka guhangana guhora ushaka kurwana n'ikintu kukigeraho nahuyemo n'ibibazo nahanganye n'abantu badahanganwa nabo. Yebo n'abantu ushaka guhangana nawe bakanagushyingura. Yego. Ndikanganye. Ni bande dusangiza iyo story Pekeyake? Ufite abakunzi benshi hanze aba bashaka kukumenya. Ntago waje kuvuga umuntu izina uvuge ngo kanaka twarahanganye ariko cyane cyane muri
nuza y'umupira muri karere yanjye kuko njyewe nari umuntu wiyaminiye, nari umuntu ushobora guhiga nkavuga ati iyi match turayitsinda, nkaba nabwira na president ngo ati weho mpa amafaranga nituyitsindwa ndayagusubiza, kandi koko yayama akabona match turayitsinze cyangwa se wenda turanganyije byibura, kandi wenda nta cyizere yari afite. Rero iyo spirit kuyikurana, hari amakipe nagezemo nashaka kubishirabo ngasanga bangize nk'umwanzi wabo ahubwo nkavuga se uzi kujya gukina n'ikipe nje nizeye ko iyo match twayitsinda, abakinyi dukenana bakavuga ngo ndi kwiyemera, muri bisi cyangwa muri restaurant muri gusangira kubona hasiwe ngo yabari kuvuga icyo urabona iriya match twayitsinda, match itari yabo. Ariko bikambabaza kuko nyine urumva nyina kuriye muri esprit y'abantu batarekura, mbanye n'abanyakwigendera katawuti niba abantu niyo yabaga agiye guhura n'umuntu uvuye mu Bwongereza avuga ati naho yaca nahajya. Urumva rero nanjye ndumva ani match nakinnye izindi esprit twakinnye na All Star ya Afrika yabaye yatureba Drogba baito nibuka nafashwe na Jeremy Njitape cyo gihe yaravuye gutwara Champions League yari muri Chelsea cyo gihe, yego nukuvuga ngo yari umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru, ariko narakinnye hamwe atinya kuzamuka kuko nashakaga kumwemeza nanjye mvuga ati nariyemere ko ndi umukinnyi ukomeye. Ndibuka iyo match natahanye n'umumanager wabo bashakira equipe, hari equipe bitaze Dark Mario mu Buholandi, hari amadosiye twari kwamaze no gusinyana ya mbere. Nakinye match neza nkurikije abakinyi bari urwego rw'abakinyi twakinnye, mbona nta kintu cyahatari bandushaga. Ibyo rero kubera kubikurana nageze ku rwego umuntu ambwira ko agiye gukina na Gicumbi cyangwa na Espoir nakumva atizeye kuyitsinda, nkumva ndababaye. None nageze aho nyine nemera kubaho uko abantu bashaka ko kubaho. Bango nge nsigaye nireba niberaho kwanje, undi nawe urugamba ari kurwana nimba ari nk'uko ngubu dushobora ko tugiye kujya nka Nyabugogo, umwe afite aya moto undi ntayafite, ariko icyangombwa nuko twese turagera yawe ufite aya moto arategagerayo, nje nishaka nyene n'amaguru ariko nanjye ndagera. Nibyo nago nyikunda guforcinga umuntu uko agenda, kuko hari ibyo ngishaka wenda nshaka gushaka ko byihuta undi atashaka ko byihuta. Ukuvuga ngo mu buzima rero ni nuko ni birimo byatumye ukizwa. Bana ubu ngubu ibintu byose nabishize mu Mana. Ubu ufata umwanya kujya gusenga? Nsenga buri munsi. Wow. Usu wadusengera? Reka mumirize dusenge. Peki yadusengere. Karari ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko Imana igukunda gusa. Wow. Naho ubundi gusenga namenye buriya nanone abona ashaka kumva gusenga akagira ngo diburi ibyo byagihiriri. Oya. Nje narago bya mu bibi by'amadini byo kujya gusenga byo oya. Namenye Imana njewe. Namenye Imana ihindurira umuntu amateka. Ihindurira ubuzima. Igira aho ikura umuntu kagira naho imugeza. Igira aho ibyo urinda umuntu ikamwereka ko yabimurinza akabibona ko yamuguriye. Ntabwo namenye Imana abantu bavuga bari rimwe rimwe ngabona n'abari kwivuga ntago bayizi. Oya. Namenye Imana nyiyoborera kambwira ikintu kikaba. Ikancishaho nanjye ikintu ikambwira ati kosora uriya muntu gutya na gutya, ntabimubwira kaza kanshima akambwira ati we urampanuriye, nkamubwira ati oya ntago ari kugwanurira bindi nabonaga nugenda gutya bizaba. Namenye Imana nyine hari iri mu bantu yayindi ikora ivuga irinda. Nubwo nahuye n'ibigeragezo wavuze ku bijyanye n'amarozi Kararise, ariko byaje kongeraho mpura n'abatoza babikoresha. Umutoza waba utabikoresha nukira. Umutoza adashobora gutinya kukwirukana muri lokale match arejo, gakwirukana ninjoro ngo nuko ngo wanze gukora ceremony za equipe ugata. Abanyarwanda nyine azaza rebe match akubure ajya aririmba avuga ati asigara umubencheri cyangwa se uri ararangira nubwo akijya kuri 18. Ariko uko umwana ikagera gute ikagukura umuhanda y'uwo muntu ukajya mu yindi kipe, kuko nkuba abanyarwanda benshi baba bibaza Pekeyake
ari muri gorira, ari mu cyiciro cya kabiri. Bavuga ko warangiye. Yego. Ari mu cyiciro cya kabiri. Ariko attention, gorira ni ikipe ikomeye kuko twakinye competition igikombe cy'amahoro dutsinda Marine ibitego 3. Objectif ya gorira n'abayobozi ba gorira, abakinnyi gorira ifite, abantu nibakurikirana ahubwo bumve esprit gorira ifite na objectif ifite naho ishaka kugera. Kubera ko ushobora kumva gorira mu cyiciro cya kabiri ariko hari amakipe menshi cyane ari mu cyiciro cya mbere adashobora guhagarara imbere ya gorira, yaba ku buryo bw'ubushobozi, yaba ku buryo bwo kumukinnyi uriyo ari kwerekana impano ye, umuntu wese akataha yibona. Nakenye cyiciro cya kabiri narishimye kuko uyu mwaka wo mu cyiciro cya kabiri ushimishije kurusha umwaka ushize ndi muri Musanze mu cyiciro cya mbere. Ariko umunyarwanda utazi ibintu by'umupira ntago azi na statistique cyari cyo mu mupira, ntago ashobora kubyumva. Gorira ndi mu bakinnyi bayifashije kuri assist zanjye, muri karite zanjye zo kurema ibitego. Awe za passe zawe. Natsinze ibitego 4 muri match 10. Nta umwataka wacu afite yari mu babiteri afite ibitego 9, harimo assist menshi yanjye. Gorira yari ku mwanya wa kabiri. Muri championnat ikipe ya mbere yaturushaga amanota 2. Nayo manota nuko yadutsindiye wabo Rutsiro, yadutsindiye Rutsiro. Hari retour nuko hajemo ikibazo cya covid. Ni retour niba ariko kuri objectif yanjye, kuri objectif y'ubuyobozi twagombaga kurangiza turi abambere. Hari bari gutekereza bati akazoza reka nyikubase ikibazo. Pekeyake witekereza ute ahazaza hawe mu mupira? Nutekereza ko gukina nyine izo za gorira urimo urarangira? Kuri objectif yanjye n'intego nari mfite, numvaga ko meze nk'ugiye kuzura kariyeri yanjye, kandi ni ibintu bishoboka cyane kuko natangiye muri gorira n'abayobozi no muri kontra nagombaga kubazamura mu cyiciro cya mbere. Ndi captain, urumva nimba nzamu ikipe mu cyiciro cya mbere nago Pekeyake kuko kuva natangira kariyeri yanjye nta kipe iranyirukana kubera ko nashoboye. Ntayo ndabivuze niba ihari ni declare ivuge ko ihari. Nta kipe iranyirukana ngo nago nshoboye. Ahenshi hari n'igihe nahavaga nkivanye. Nka Kigali nayivuyemo ninjye wanditse lettre mbishyura 600 kandi bari bandimo recruitment ariko nishyuye kugenda. Navuga ati basi ngenda kubera ko njyewe mbafite ibyo ndi kureba. Ushobora kuba uri kumpemba neza ariko nimba ntari gukina abana banjye ejo bazarya ikindi gihe nzaba nari gukina. Gorira objectif nari mfite niko ngomba kuyizamura mu cyiciro cya mbere, ubundi yamara kugera mu cyiciro cya mbere nkazura kariyeri yanjye kuko njye nago nshaje. Bano bakagere remedi bari gukina umupira kuri rwo hejuru barandota kure. Awe twarakenanye muri polisi ari umukinnyi mukuru cyane ndi mutoya. Nukuvuga ngo waye njye nashaka gukora ahubwo nibyo nakubwiye kwa gushikamirwa n'umuntu abadashaka yuko tara yawe igaragara. Ariko abantu barebye deuxième division hari harimo intare, hari harimo ikipe zikomeye za Sorwate za Magaju. Imatch zo twarazitsindaga ndi mu kibuga kandi nitwaye neza, ntabwo twazitsindaga nitwaye nabi. Intare ni academic APR gakomeye gafata abana bakabazamura muri APR bakigaragaza, ariko ntabwo zadutsinze, twaranganyije kandi nitwara neza. Nukuvuga ngo gorira kuzamuka kwa gorira niho nagombaga gufatira umwanzuro wanjye. Nimba ngiye kuzura kariyeri kuko ngiye kariyeri yanjye nayizura ko ngenza umupira ndiyaminiye. Birashoboka cyane. Ngewe kujya mu ikipe niyo bambwira ati buri match ujye utanga passe y'igitego, nge nabisinyira ntaba nayitanze ni bamemba kuko ngenzi ko ibyo bintu bishoboye, nzi ko biri muri tara yanjye. Ahubwo hari abanze yuko ibyo bintu mbibaha nk'abandi. Hari amakipe nakinyemo nyine atareba ibyo ngibyo, atareba resultat, birebera ibindi byabo nka za Kigali. Amakipe yose uzi nakinyemo sauf hari amakipe y'abafana. Ikipe z'abafana ntabwo uzana black. Sure. Umukinnyi uzi gukina arakina ntabwo uzana itiku. Niyo uzanye itiku ntabwo sezo yarangira. Urugero nkuha Sanzifura Kedi Nitara
hari umwana bita Salehe ndamubona nkiri nyindi azi umupira ariko se kuki hari umutoza uza akahita agirana ibibazo n'abana nk'abo ngabo ese umutoza ni umuwo kugirana n'abakinnyi ibibazo cyangwa umutoza ni wo kugira ngo azamure urwego rw'abakinnyi ibyo babura abibongere ni ukuvuga rero hari amatara njyewe ubundi hari igihe njya nimba nabwira abanyarwanda umupira w'amaguru abanyarwanda barawuzi mwinshi kuko nakinnye Burundi turi kujya kugura abakinnyi Burundi ariko nakinnyeyo nari mu bakinnyi bahimbwa neza nari pro nuko bafata abarundi hano mu Rwanda nanjye niko bamfataga hari sibyo ko habaye ibibazo by'intambara navuyeho muri 2015 ku bya nkuru nziza ariko ntago abarundi baturusha impano baturusha esprit bashira mu bana babo kuva mu bwana umwana bafite imyaka 12 akina competition azi ukuntu competition ikinwa azi ukuntu bashaka 3 ariko twebwe umuntu arinda agira imyaka 20 ukimutoza ukuntu bashaka 3 ukimwereka ati iri kosa nta muntu ujye urikora bashaka 3 ukibimubwira kubera iki ntago je akenshi amakosa nyashira ku batoza abatoza Pekeyake mbarumfasha umbwire ni nkihe nkuru mbi yakuvuzwe ikakubabaza inkuru mbi yamvuzwe ikamubabaza ni nyinshi ariko zishingiye nyine kuri ibyo bya indiscipline ariko hari ibintu ubona ukabona nta kintu wabihindura gabatse nta indiscipline nimba n'urugero wenda nagiye nakuze mu rugo hari abantu banywa inzoga shobora kuba ku mezi kwa kuno umwana batangiye kunywa kuba muvangira basanga baranayimpayeho mu kukura kwanje ntago nafataga kunywa inzoga nkaho ari ikosa naho hose naciye ahantu hose nakinnye nabaga nishimye nkinywera ko kayo none se ntabwo nari nzi ko ari bibi kuko njyewe nabaga nzi ko kazi kanje nagakoze karangiye ubu inzoga zivuyeho ntabwo nkizinywa ntabwo nkizinywa ariko ntabwo nzinywa kubera yuko abantu bavuga nzinywa kuko numva ko muri ibi ngubu ntabwo ari ngombwa nasomye ijambo rirambwira muri Bibiliya rivuga ngo ibintu byose turabyemerewe ariko siko byose bidufitiye umumaro ubu njyewe nsigaye nkora ibifitiye umumaro ni ukuvuga ngo izo nzoga ntabwo nasiretse kuko nitwa murokore cyangwa ikihoya nta mumaro zimfitiye wenda ariko ari nk'ibintu wakoze ubu bicuza Pekeyake wavuze yego kuko icyo kuva muri reyo ariko ndebye ukuntu turimo turaganira koko usa nkaho wahindutse hari ibindi bintu bicuza bitari ukuva muri reyo ujya muri polisi nyine urumva mu byemezo nagiye mfata harimo aho nagiye mfata ibyemezo urumva mu byemezo nagiye mfata ntabwo mbyicuza kuko karari ushobora kuvuga ngo tuvuge waguze inzu hashize igihe runaka urayigurisha ni urugero wenda ntabwo ari byo ariko impamvu wayigurishije iyo ntiyari impamvu se yego rero hari byinshi nagiye mfataho decision bikica bimwe ariko nkabona bikemuye ibindi niyo mpamvu ntabwo kubwira ngo ndabyicuza nyine uvuze kuri icyo mbwira nk'ibintu wishimira kuye muri siporo ibintu nishimira nakuye muri siporo karari ubu ngubu Pekeyake ureba arubatse afite umuryango nta kintu cya mbere gihenze rero nk'umuryango afite abana icyo kintu cya mbere nicyo kintu nishimira ibindi ni ubuzima umuntu aba ashaka aho kuba umuntu aba ashaka taransiporo ubura n'igihe uba waraguze n'ahantu ugasanga ni mu manegeka reka ugasanga nemewe kubakwa ariko ibyo byose ni byinshi gusa ubuzima nakuyemo ubuzima mu mupira nakuyemo ubuzima hari byinshi mba mbona abantu bakenera nkabona njye ndabifite nta bya mirenge nta birenze ariko nakuyemo ubuzima uba ufite n'abantu hari abantu abandi baba bifuza no kuba baganira nabo ariko wowe ukaba ubafite urugero nk'urugero tuvuge basi nka boss wanjye Haji wa Gorilla yego hari abantu benshi babifuza no kuba bamuganiriza cyangwa bashaka no kumushaka kuri telefone bakamara nk'icyumweru ataramubona ariko kuba wenda ngenda kubera umupira je wenda ashaka kumuhamagara niyo naba mfite nakabazo nkamuhamagara
urumva ko ni ibintu nakuye mu mupira. utekereza kuzasoza kariyeri ukiniye APR? Narabyifuje, ubundi njye inzozi zanjye nzashira akadomo, mbega nzamenya ko bikunda cyangwa bidakunda gorira nizamuka, kuko niho imbaraga zanjye zose, ubwitange bw'umupira, ibyo nakoze bya mbere byose nabanje kubishira ku mugongo. Ubu imbaraga zose, intekerezo, esprit yose nayishize kuri gorira, kuzamura gorira. Nizamuka nshobora gutangaza uwo munsi yazamutse cyangwa se bukeye bwaho, nimba nyifite inzozi z'umupira cyangwa se guhita mbireka. Wow. Pekeyake, nyemera tuvuge abakinnyi 11 mwakinanye beza, tujye guhera mu izamu. Mu izamu ni Ndori. Ndori niwe munyezamu ntago twakinnye muri club imwe, twakinnye muri AS Kigali ejo bundi nyine nawe nkuko babivuga ngo ari kurangira. Ariko niwe munyezamu nabonye na n'ubu ngubu kwanza. Mwiza. Nimero 2. Nimero 2 nashira Mbuye Twitter. 3 nashira Ntaganda Elias. Nimero 4. Na 4 nashira Abubakar Sadu. 5 nyakwigendera Ahmad Katauti. Maskini, Imana ikomeze mu iruko ridashira. Nimero 6. Nyakwigendera Mafisango. Imana ikomeze mu iruko ridashira. 7. 7 nashira nimero 7 twakinanye mwiza urenzeho. Nkurikije ubundi systeme twakinaga yari 3 5 2. Nabyo natse gihe ndi mu Mavubi. Yari 3 5 2. Ariko ngiye mbara gutyo wenda kuri 7 nahashira Haruna niyo nzema. Ninde wateresha 8 ubwo? 8 ntago nshobora gusiga, ubundi kuri ntago nashobora gusiga Kidega James. Katujye ku ruhande rw'ibumoso. Urande rw'ibumoso nkurikije icyo gihe nyine nanjye nahita mpajya. Areze mugiye kwibagira. Ubwo dusigaje wa Pointer. Olivier Karekezi na Jimmy Gatete. Wow. Ninde wa Pointer? Ni Jimmy, hanyuma Olivier Gatete na Disi. Nyine Olivier Karekezi agakina inyuma ya Gatete Jimmy. Iyo kipe yiho umutoza. Na umutoza ntayiha nyine Branko tushake akongerezwa na Kanyankore yawe. umutoza uraho hafi w'umunyarwanda akaba Kayiranga Batista. Wow. Kubera iki? Bari abo batoza mvuze ni abatoza buri mukinnyi wese yaciye mu maboko ye, ni abatoza bubaha umukinnyi wari wese ko yameze kose. Muri abo batoza nta mutoza urimo nzi wigeze ushinja umukinnyi indiscipline, kandi abakinnyi benshi baciye mu maboko yabo. Ni ukuvuga ngo niba batoza umupira mukanangizanya ku mupira, mbega nimba udashoboye akakubwira ntago ushoboye, nta njuga zihaba, nta bintu byo ku mpande byo kuvuga ngo ni kana kawanzanye ngo urabona ngo ngeye ngo impamvu nta kinango nuko yaho. Mwese barabaye ikibuga, ushoboye akina. Niyo mpamvu aribo nahe ikipe. Dusa nkaho tugana ku musozo. Pekeyake, gira ikintu mbwira nimba nta kintu nakuniganye, nta jambo nakuniganye. Garari nta kintu waniganye, gusa hari igihe mba numva nabwira abanyarwanda ibintu byinshi. Yego. Ariko nyine nanone kuvuga menshi ntago ari byiza. Cyo navuga nuko itangazamakuru ryacu riri mu bantu bashobora gutuma umupira utera imbere cyangwa ugasubira inyuma. Ni nko kuba nabasaba gukoresha ukuri, kuko umunyamakuru ushobora kujya kuri radio akavuga umukinnyi ko ari mubi cyangwa ashaje cyangwa ari indiscipline atamuzi. Karari byarambabaje ko umunyamakuru amvuga kuri radio atanzi bibaho, atanzi dunawe no mu muhanda atamenya yarangiza akamvuga nabi.
byarambabaje ndavuga se umuntu nanjye simuzi nawe ntabwo anzi baramukubwiye ariko nanjye kumwe n'abana n'umudamu turi kumva radiyo numva radiyo gutya ngo nibo bayita gute nimba ari ni radiyo reka tunayireke ni iya kera umunyamakuru nyine mvuga nabi ariko cyamfashije bwari bucye dukina na Kiyovu nandi muri Miroplast amvuga nabi yaranyataka kushaje ibintu byinshi bwari bucye dukina ariko yahemukiye Kiyovu nyine twatsinze Kiyovu kuko yamaye esprit ku buryo match ya Kiyovu nagombaga gutanga ibishoboka ariko nkatsinda match rero biri mu bintu na n'ubu ndicara njya numva itangazamakuru cyane ariko mu by'ukuri ntago abakinnyi bakinnye kera ari ibirara ntago abakinnyi bakinnye kera ntago ari uko basesaguye n'ubuzima nk'ubw'abandi ni nk'uko mu itangazamakuru umunyamakuru ashobora kuba akorera itangazamakuru uyu munsi ejo akaba atari kurikora kimwe nk'uko hari uwakoraga kuri televiziyo Rwanda ubu akaba atari yakorera akajya ku yindi televiziyo wenda mu buryo bw'ubuzima bugahinduka ntago abakinnyi bakinnye iriya generation yanjye si kera mvuga cyane ariko ntabwo ari abantu batari bazima ahubwo birababaza iyo wowe uri umunyamakuru aho kugira ngo umukore inkuru yamufasha mu buzima ahubwo ugakora inkuru ituma n'ahantu yaragiye kubona umugati ahubura umukinnyi wakinnye mbere n'imbaraga bafite zo gukina umupira yafasha no mu bindi kuko iburayi umukinnyi wakinnye umupira abaho acuruza ushobora no gukora publicité mu bundi buryo kuba warakinnye mbere ntibisobanura yuko ngo umunyamakuru yicara kuri adakavuga ngo bakanaka ngo sigaye mbona ngo bazerera ngo uri umuntu kubura umunyamakuru ugomba kugira umuco umuco wo gusebanya ndabyumva ku radio agahinda kakanyicaje nimba uhuye n'umukinnyi wakinnye mbere ubuzima butari kugenda neza ese umufashe iki ese aho hantu yakinnye wakoze inkuru ituma aho hantu yakinnye bashobora kumuha ubufasha bashobora gucinga ikipe y'abana bakamuha agatoza akabona ubuzima agakomeza agatunga umuryango ashobora gukora publicité mu ikipe ashobora kuza mu ikipe akabumujyana ni ibintu byinshi umuntu wakinnye umupira yakora ariko kumuvuga nabi ku buryo noneho agera n'isoni zo kuva mu rugo agera n'isoni zo kuva muri quartier ahubwo noneho apfa nabi aba nabi nicyo nasaba abanyamakuru mbega mu itangazamakuru tugiremwe umuco wo kubaha abantu bakinnye n'abagikina kumva ndi mu cyiciro cya kabiri ntabwo bisobanura yuko narangiye ngo urye kuri radio uvuge ngo nararangiye ahubwo uze kureba match uvuga atari kuko nabonye mu cyiciro cya kabiri harimo abantu bakina umupira neza bimeze bite ukora inkuru uvuga ati nyama nabonye mu cyiciro cya kabiri wayi ndahinduka Michel yahamagaye mu kipe y'igihugu akina mu cyiciro cya kabiri nawe yavuye muri Bugesera rero icyiciro cya kabiri ni iki ni division ushobora gukina mu cyiciro cya kabiri icyiciro cya kabiri ikipe mu cyiciro cya kabiri twaye igikombe cy'amahoro yasohoka cyane none ikipe mu cyiciro cya kabiri isohokeye igihugu mwavuga ko ari fake oya nuvuga ngo inkuru tugomba gukora ni inkuru zo kudufasha hanyuma Pekeyake dusoza nyemerera dufashanye nge nawe dusengera abantu bari bakunda UC Sports TV reka dumirize dusenge Pekeyake agiye kudufasha mu isengesho uri Imana nyamana uri Imana ishobora byose uri Imana yihagije ku buzima bwacu uri Imana iturinda aho tureba ikaturinda naho tutareba data turagushimye ku bw'iki kiganiro turagushimye yuko gitambutse neza data bacyumvishe kibagirira umumaro abacyumvishe kigiraho kibakura naho kibageza komeza uganze mu bantu bawe kuko data hari ibyo twe twibwira ariko ngo ntago ari byo wibwira tukweretse bagenzi bacu bakora itangazamakuru komeza ubagereho bagirire neza tukweretse abasportifu muri rusange yaba abafana yaba abatoza yaba abayobozi b'amakipe data ukomeze ubane nabo kandi ukomeze uteze imbere siporo yacu muri rusange tukweretse igihugu cyacu data turi mu bihe bitoroshye isi irimo komeze ubane n'abantu bawe komeze ubarinde ibyo byose tubisabye tukwizeye mu izina ryawe ryera urakoze amen